Imana amashi. Imana muyongera amashira yakwiriye. Ifata imisozi ikayimura itabimenye. Nihimbazwe, nihimbazwe. Nihimbazwe, nihimbazwe. Abefeso dusoma urwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Igice cya 6 umurongo wa 10. Imana irahambaye, irakomeye. Irakomeye. Abefeso igice ni cya 6 turasoma duhereye ku murongo wa 10. Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice ni cya 6 turasoma duhereye ku murongo wa 10. Abahetsi muraho. Haleluya. Erayono muraho neza. Haleluya, haleluya. Ababibyi murakomeye. Bwana sifiwe sana. Mwahageze. Abefeso igice ni cya 6 turasoma duhereye kuri umurongo wa 10. Haranditse ngo uburyo bwo gutwara iki? Uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bungahe bwishi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iy'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutwara intwaro zingahe zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Amina. Twongera irindi jambo riri mu gitabo cya Nehemiya igice ni cya 4. Nehemiya igice ni cya 4 turasoma murongo wa 16. Nehemiya igice ni cya 4. Nehemiya igice ni cya 4 turasoma duhereye ku murongo wa 16. Gitabo cya Nehemiya igice ni cya 4 turasoma duhereye ku murongo wa 16. Dusome. Haranditse ngo icyo gihe mbwira abantu ni umuntu wese n'umugaragu we bajye barara muri Yerusalemu, baba barinzi bacu nijoro, kandi ku manywa bakora umurimo. Ubwo nitwiyamburaga imyambaro yacu, njyewe cyangwa bene data cyangwa abagaragu banje cyangwa abarinzi badukurikiraga. Umuntu wese ngo nde? Umuntu wese yajyaga ku mugezi afite intwaro ye y'intambara. Amina, amina, amina. Haleluya, haleluya. Nitwa Esther Mafubo, sengera igikondo Karugira mu itorero rya Karugira. Dufite abana 4 n'umutware. Imirimo isanzwe ndacyakorera muri CHK, niho nkorera. Bafitiye amakuru meza. Bwana sifiwe sana. Bafitiye amakuru meza. Niyo nabasaniye. Aravuga ngo Imana yagambiriye guha intwaro umuntu wazitakaje n'utazifite kugira ngo azabone iherezo ryiza. Amen, amen. Imana yagambiriye, yabyemeye guha intwaro umuntu wese wazitakaje, kongerera uzifite kuziha utazizi kugira ngo azagire iherezo ryiza. Imana nishimwe. Kandi intwaro z'Imana, iyo umuntu avuze intwaro z'Imana aba ashatse kuvuga iki? Intwaro z'Imana umuntu azambara gute? Intwaro z'Imana umuntu azikura hehe? Ese ubundi intwaro z'Imana uzikoresha ryari? Mbese wakwitegura gute kugira ngo uzambare? Ese ubundi intwaro z'Imana ni ngombwa? Intwaro z'Imana ndashimira ko yagambiriye kutwambika intwaro zayo kugira ngo tutazagwa ku rugamba. Imana nishimwe. Kandi kubera iki intwaro z'Imana? Yesu yasanze Yohana ipatimo amuha ubutumwa
cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Nugira gute? Nunesha. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isiburuni ubambwirire ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Nugize gute? Nunesha. Aravuga ngo umbwirire Peruga ubabwire ngo unesha niwe nzaha kuri Imana yahishwe, kandi nzamuha n'ibuye ryera ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese keretse uzarihabwa. Nuwagize gute? Nunesha. Ravuga ngo umbwirire Tuwatira ubambwirire ngo unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga. Amina. Ngo azayaragiza inkoni y'icyuma, ngo kandi azayamenaguriza rimwe, ngo nk'uko nanjye nabihawe na Data. Ikindi kandi nzamuha n'inyenyeri yo mu ruturuturu. Nugize gute? Aravuga ngo umbwirire Sarudi ubambwirire ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, ngo kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ngo ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Unesha. Ugize gute babi? Haleluya. Aravuga ngo ubwirire Filadelfi ubambwirire uti unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero. Haleluya. Ngo kandi ntabwo azasohoka ukundi, ngo ahubwo nzamwandikaho izina ryanjye rishya n'iry'ururembo Yerusalemu, ngo kandi nzamwandikaho n'izina ry'Imana yanjye. Nugize gute? Ntabwo ushobora kunesha utarwanya. Ntushobora kurwana udafite intwaro z'Imana. Petero yaranditse aravuga ngo nimwirinde ibisindisha, ngo kandi mube maso, ngo kuko umurezi wanyu Satani arimo arazerera. Ngo arimo arazerera nk'iki? Nk'intama. Arimo arazerera nk'intare. Satani arimo arazerera hose. Ndavuga Satani arimo arazerera mu masoko, arimo arazerera mu mashuri, arimo arazerera mu mabizinesi. Ndavuga Satani arimo arazerera. Ngo kandi arimo arazerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Arandika hepfo ngo mumurwanye mushikamye mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene Data bari mu isi muhuje imibabaro. Intwaro z'Imana. Ndashimira Yesu ko yemeye gutanga byose kugira ngo twambare intwaro tutazagwa ku rugamba. Amina. Abisirayeli bamaze gusuzugura Imana, Imana yagiye ibatumaho irababwira ngo mw'Abisirayeli mwe nimunyumvire, nimutanyumvira mu gihugu cyanyu hazaba ibintu bikomeye. Ituma abahanuzi barabivuga neza, baravuga bati nimutumvira Imana, nimutayubaha, nimutayiramya yonyine, nzabateza intambara, kandi intambara niba bazabajyana bunyago muzamara imyaka 70. Barabyumva ariko ntibabyumvira. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo mu mwaka wa 3 mwami Yehoyakima ari ku ngoma, Nebukadinezari yateye i Yerusalemu arahagota. Iyi ntambara yabaye haba ibintu byinshi bibi. Nebukadinezari yaje afite uburakari, atera i Buyuda abagirira nabi, atwara ibintu byo mu rusengero, atwara n'abantu baho, abandi barapfa, hagenda abo ngabo.
hashize iyindi myaka arongera aragaruka. Abisirayeli ntibakwisubira, turacyari kumwe. Haleluya. Abisirayeli ntibakwisubiraho ngo babone ko ibyo Imana yavuze irimo ibisohoza. Yaje mu byiciro bitatu. Cyiciro cya kabiri nabwo aragaruka arabatera. Abamenyekanye mu cyiciro cya kabiri neza kiye, abamenyekanye mu cya mbere ni Saduraka na Meshaki na Daniel. Abamenyekanye aragenda mu cya gatatu agaruka afite uburakari. Nebukadinezari yaje afite uburakari bwinshi, araza arica, yica abana, yica abagore batwite, yica abasaza, yica abakecuru. Nebukadinezari arica bitewe nuko Abisirayeli banze kumvira Imana. Arangije asenya urusengero, atwika inkike, arazisenya. Ibintu biragenda bibana. Bamara imyaka myinshi mu bunyage kugeza ubwo baganiraga. Ubushize narabibabwiye, bakabazanya amakuru. Umuyuda akabwira mugenzi we ati narumye, nta kintu nyifite, sinyumva communication yanjye n'Imana. Baragiye baba nabi, bamaze igihe badasenga, mwuka w'Imana arigendera, ibintu biba nabi. Ariko ndashimira Imana kuko naho yaba bazi umuntu, igihe kiragera ikamugirira ibamba. Amina. Isanga umwami w'umumedi witwa Kuro, iramubwira ngo yewe Kuro we, yewe Kuro we, ninjye ukwimikishije amavuta kandi ngufashe ukuboko kwanjye kw'iburyo. Iramubwira ngo Kuro we, yewe Kuro, nzakenyuruza abami kandi amarembo yawe ntabwo azugarirwa. Iramubwira ngo Kuro we, tega amatwi wumve Kuro, nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Iramubwira ngo Kuro we, nzaguha ubutunzi buhishwe abantu mu mwijima. Arangije Imana imumenyesha ko ari we ugomba kugira uruhare mu gucyura Abayuda ngo basubire iwabo. Ezira igice cya mbere. Kuro amaze kubisobanukirwa, Bibiliya iravuga ngo ataga amatangazo, ayanditse n'ayo kuvuga, agenda mu bihugu byose yayoboraga. Aravuga ngo nimutega amatwi mw'Abayuda mwe, bantu mwese muteze amatwi kandi b'Abayuda, Imana yangendereye yambwiye ngo mbabwire ngo igihe kirageze ngo muve hano i Babuloni mutahe iwanyu Yerusalemu, kandi nimugerayo mwebwe mukwiriye kubaka urusengero rw'Imana yanyu. Arababwira ngo igihe kirageze. Agenda bivuga mu ntara zose no mu bihugu byose. Arababwira ngo igihe kirageze, murekeraho ibyo mwakoraga i Babuloni, nimubirekeraho. Imana yanyu, Imana y'Abayuda yantumye ngo igihe kirageze ngo mwimuke mutahe iwanyu Yerusalemu. Ndabatangarije ko igihe kigeze. Mu cyiciro cya mbere hagenda abantu benshi bahanga mu bya Bibiliya, bavuga ko hagiye miliyoni zigera kuri 15. Bamwe niko bavuga. Hahita hahaguruka umugabo bita Zerubabeli umutegetsi, ahagurukana na Yosuwa umutambyi. Aragenda, abo ngabo baragenda. Umutambyi yagombaga gukora iki? Yagombaga gushyira ibuye ry'ifatizo ku gicaniro. Zerubabeli yagombaga gukora iki? Yagombaga gushyira ibuye ry'ifatizo ku rusengero. Kandi murabizi ko ibyo byari byarasenyutse. Ndashimira Imana mu bumana bwayo yuko ije kongera kubaka ibicaniro byo mu mitima y'abera byasenyutse. Sinzi ko mucyumvishe neza. Imana mu bumana bwayo. Muririmbyi niwe wavuze ngo sinzi uko ibigenza, ariko icyo namenye cyo nuko
bafite ibicaniro byasenyutse mu mitima yabo, hamwe n'imbaraga z'Imana ije kongera kububaka kugira ngo bajye bagenda bumva Imana muri bo. Amina. Hanyuma Zerubabeli we yaraje gushyira ibuye ry'ifatizo ku rusengero. Nimvuga urusengero mwumve wowe ubwawe, kuko ijambo riravuga ngo turi urusengero rw'Imana. Hari abantu basenyutse bahuye n'ibintu bikomeye by'ubuzima, byo mu miryango, by'amateka. Ndagira ngo ngutangarize ko Imana mu bumana bwayo ije kongera kukubaka, ije kongera kukubaka kugira ngo uboneke wubakitse rwose. Irabishoboye, iri kuvuga ko ibishoboye, ntabwo wayinanira, uri muto. Irabishoboye, ije kongera kukubaka wowe. Warasenyutse, abantu ntibabimenya, icyakora inyuma babona uri mwiza, ariko mo imbere byararangiye. Ije kongera kukubaka, ije kongera kukubaka. Warasenyutse, ariko Imana ije kongera kukubaka. Irabishoboye, irabishoboye, irabishoboye. Aho imiti itageze, aho abakansera batageze, yo irahagera. Ni umukozi w'umuhanga. Barubaka, batangira kubaka ngo bagere hagati, hahaguruka abanzi baje kubarwanya. Bakoresha uburyarya, bakoresha ibintu by'iterabwoba, bakoresha amagambo mabi, ariko Imana nayo ndayikunda. Irabibona, iri mu ijuru, iti hagurutse abahanuzi. Hahaguruka Hagayi, hahaguruka Zekariya. Imana ibwira Zekariya, iramubwira ngo genda umbwirire Zerubabeli, umumbwirire ngo yewe Zerubabeli we, Zerubabeli we, muhamagara umubwire Zerubabeli we, umumbwirire ngo ntabwo ari kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanje. Mubwire ngo wa musozi munini w'igiti imbere ya Zerubabeli uzahava haba ikibaya. Zerubabeli atambuka. Hagayi arahanura, aravuga ngo tega amatwi Zerubabeli umutegetsi, nawe Yosuwa umutambyi, namwe Bayuda, ndababwiye ko Imana iravuze ngo nimukomere kandi mukore, kuko Uwiteka Imana iri kumwe namwe, ntabwo izabasiga. Biyungamo imbaraga, bakomeza kubaka. Nimukomeze mwubake. Bwana asifiwe sana. Nimukomeze mwubake. Reka mbabwire ngo nimukomeze mwubake, kuko Imana iri kumwe nawe. Mu gihe bari kubaka, Kuro ari i Babuloni. Amina. Arimo aratanga amatangazo, arimo aravuga ngo mw'Abayuda mwe, mureke ibintu muri gukorera i Babuloni, mureke imyambarire yabo, mureke uburyarya bwaho. Imana yambwiye y'Abayuda, yavuze ngo igihe kirageze ngo mutahe iwanyu Yerusalemu. Niko Imana yambwiye. Ngo hajya guhaguruka, hahaguruka abandi benshi. Abahanga bamwe bavuga ko ari nk'ibihumbi 5. Bahagurukana na Ezira. Ezira yaraje gukora iki? Yaraje kongera gusubizaho amategeko. Myaka 70 badasenga yari myinshi. Bari baribagiwe uko abera babaho, baribagiwe uko abera bambara, baribagiwe imivugire y'abera, baribagiwe uko ubwoko bw'Imana bumeze. Amategeko bari barayibagiwe. Ezira aza aje kubamenyesha kugira ngo bongere bashyireho amategeko y'Imana. Ngo ahagere, binjira mu rusengero, batangira gusenga. Yajya kubona, akabona abakobwa, abahungu, abagabo, abagore. Yajya kubona, akabona umwanya umwe baje gusenga, uwundi mwanya bakigira kunywa inzoga.
yajya kubona akabona umwanya umwe baje gusenga, uwundi mwanya bakaba besikoro. Ezira biramuyobera. Abasaza bakuru baramusanga, baramubwira batumva ikintu cyabaye tukiri mu bunyage, igihe nta rusengero rwari ruhari ngo dusenge. Abahungu bacu babengutse abakobwa b'i Babuloni, barabarongora barabyarana. None kurya ubona binjira mu rusengero bafite amaraso avanze, gica kimwe n'icy'Abayuda ikindi n'icy'ab'i Babuloni. Igihe kimwe berekana ko bakijijwe, ikindi gihe ukabona ni abapagani. Niyo mpamvu ubona ibintu byivanze, ntushobora kumenya uyu niba akijijwe cyangwa adakijijwe. Ezira ngo abyumve arababa. Bibiliya muzasome, Bibiliya iravuga ngo yipfura umusatsi, yipfura ubwanwa. Icyo cyari ikimenyetso gikomeye ku batambyi, cyerekana ko afite agahinda gakomeye. Ngo bagira ubwoba, hanyuma baramusanga, baramubwira bati tugire gute? Ezira aravuga ngo umva, ndabatangariza ko Imana idashaka ikivange. Niba ari agakiza, ni agakiza, gahagararemo neza. Niba ugiye kuba umupagani, uhitamo Imana uzakore, niba ari iyo mu ijuru cyangwa iyo mu isi. Arangije arababwira ngo nonaha shyizeho itegeko yuko umugabo wese washatse umugore w'umunyamahanga amumenyesha yuko igihe cyo kuba i Babuloni kirangiye, cyo kuba i Yerusalemu kirangiye, hamwe n'abana yabyaye. Iri joro bose mubazingira imyenda yabo barare bagiye. Bibiliya iravuga ngo barayahira, barangije barabyiyemeza, kuko Imana yashakaga kubona abera kandi bera by'ukuri. Kirumvikanye? Mu gihe yari araho, umugabo bita Hanani ahagurukana n'abandi bagabo, baragenda bagishushani gusura Nehemiya. Nehemiya arafite akazi gakomeye aho ngaho ibwami. Barakomangana bacingurira, niko njya ntekereza byagenze. Barangije bashobora kuba baricaye muri salo, yarangiza Nehemiya akababaza ati ese amakuru yanyu? Bati ni meza. Nehemiya atumva, mu bintu byose mumbwira amakuru y'abasigaye. Abagize gute? Bagize gute bahetse? Abagize gute? Abasigaye. Mumbwira amakuru y'abasigaye. Babandi batiyanduje, batigeze basambana, batanyweye inzoga, batanyweye kambuca, batanyweye amarikeri, batagiye mu ndaya, babandi batanyweye itabi, abatagiye mu rumogi. Amakuru y'abasigaye, babandi birinze, nubwo harimo abapfakazi benshi, hakaba harimo imfubyi nyinshi, babandi basigaye mumbwira amakuru. Baramubwira bati mva, abasigaye i Yerusalemu bacitse ku icumu. Bagize iki ababi? Bagize iki? Abasigaye bahuye n'iki? Bahuye n'ikerayo? Bahuye n'iki? Muvuge cyane. Bahuye n'iki? Bahuye n'amakuba menshi. Ravuga ngo bahuye n'amakuba kandi menshi. Barangije batanga raporo, baravuga bati kandi impamvu bahuye n'amakuba menshi nuko inkike zaho zose zagize gute? Zarasenyutse. Kuba zarasenyutse ni ikibazo cyari gikomeye. Kubera iki? Kuko mu gihe babaga bafashe umwanya bari gusenga, kubera ko inkike zasenyutse, ibintu byose byarabinjiranaga.
ari imbwa, ari intare, ari kanyamasyo, ari utuntu twose abashakaga kubakubita, babavuga nabi, ababafirima, abagira gute, byose bahuye n'amakuba menshi bituma babura amahoro kandi barababara mu mitima. Hanyuma Nehemiya ngo abyumve rero, ngo arababara, ararira, arasenga, abona ibyangombwa byose byo gutaha iwabo i Yerusalemu kugira ngo arebe niba ibyo bamubwiye ari byo koko. Hanyuma aragenda, agezeyo abyuka nijoro, niko Bibiliya ivuga, ngo abyuka nijoro ngo nta muntu n'umwe yabwiye, afata ifarashi ye ayijyaho ngo arebe ko amarembo yose koko yahiye, ngo akubite amaso irembo ry'intama. Muracyahari? Ngo akubite amaso irembo ry'intama asanga ryarahiye, ntari gihari. Irembo ry'intama ryavugaga iki? Irembo ry'intama ryavugaga Yesu. Asanga nta bavuga butumwa, nta matorero agihari ahamagarira abantu kwakira Yesu ngo bihane ibyaha bamwinjiremo, kubera ko Yesu niwe rembo ry'intama. Arakomeza ajya ku irembo ryo kunyuzamo imyanda, yitegereje abona abantu ntibacyatura ibyaha, kandi reka bareke kubyatura, nuko babivuga bakabatanga iwabo mu ngo. Asanga iryo rembo naryo ryaraguye, ntari hano. Arakomeza ajya ku irembo ry'amazi, ari ryo jambo ry'Imana. Aryitegereje asanga naryo ryaguye hasi. Asanga 80% by'abakristo aho kugira ngo nijoro basome ijambo ry'Imana baba bari muri episode na seri, bikarinda bigera saa 8 batararyama bari muri episode, bari bukozi kurikirana. Akarinda ajya kuryama icyumweru cyose atabumbuye Bibiliya, nabura ngo asome umurongo umwe. Uwo muntu ubwo irembo riracyahari? Oya, rirahari babibyiwe, rirahari. Mbese uyahamaga aravuga ati seri ugezeho niyiye, nako ngako mubirebe ariko musome n'ijambo. Arakomeza aritegereza abona iry'isoko ntirihari, kugira ngo uzabone umuntu upfukama asaba imbaraga z'Umwuka Wera. Neza neza arareba asanga nka 90% ntawe ukibiha agaciro. Amarembo yose arayahetura yo mu bikombe, iry'amafi, iry'Iburasirazuba, iry'amafarashi, byose bifite icyo bivuga. Asanga yose yarahiye. Arangije akora inama, bamwicara imbere nk'uko mwicaye. Arangije afata ijambo, aravuga ngo ntabwo mubona ko tumeze nabi? Mwebwe iyo mwitegereje mubona tutameze nabi? Ku Yerusalemu habaye amatongo, amarembo yaho yose yahiye. Aravuga ngo nimuze twubake kugira ngo tutagumya kuba igitutsi. Amina. Ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uko kwabanye nanjye, ngo mbabwira n'iby'Imana yambwiye. Hanyuma abo bagabo baravuga ngo nuze twiyungemo imbaraga duhaguruke twubake. Barahaguruka batangira kubaka. Bwana sifuwe sana. Ndashimira Imana yuko iri gushyiramo abantu imbaraga nubwo abantu batabibona. Ya mu bumana bwayo hari abantu iri guhagurutsa kugira ngo bakomeze bubaka umurimo w'Imana. Amina. Amina. Mu bumana bwayo mwebwe ntimubibona, ariko hari abantu Imana irimo ihagurutsa kugira ngo imitima y'abera ikomeze yubakike, kugira ngo imitima y'abapfakazi ikomeze ibe mu nzu y'Imana, kugira ngo baririmbyi bakomeze barepete. Ndashimira Yera yuko iri kubikora, n'Imana itabeshya. Ngo bubake hahaguruka abanzi, aribo basani barati n'abatobi. Ibyo murabizi. Nehemiya ngo abibone, aravuga ati rero turi kubaka ariko si mu mahoro, none dukwiriye gufata ingamba. Amazi si yayangi, ntabwo bikiri bya bindi ibyo wikorera uko wishakiye ukabona bagusenge. Aravuga ngo nkwiriye gufata ingamba. Afata timu imwe arayibwira ati mwebwe mwigira imbere mwubake. Afata iyindi groupe arayibwira ati mwebwe rero mujye inyuma hirya aho abanzi bakunda guturuka. Arangije abaha intwaro, abwira tumva
nihaza abanzi baje kubabuza kubaka, mwebwe muzajya muhita mubarwanya, hanyuma abandi bakomeze bubake. Amina. Bukeye abona umurimo ni mugari kandi urakomeye, arabwira ati noneho mwebwe mwari mufite intwaro, nimwinjire muri gurupe y'abubaka, hanyuma ukuboko kumwe gufata intwaro, ukundi kuboko gukora umurimo. Arangije afata ijambo arababwira ngo nimutege amatwi yamwe mw'Abayuda, nimuntege amatwi. Ndavuga ngo umurimo ni mugari, umurimo ni mugari kandi urakomeye. Natwe twiciye amashinga, buri muntu ari kure ya mugenzi we, ntabwo bigishoboka ko muhura. Twiciye amashinga, buri muntu ari kure ya mugenzi we. Aravuga ngo aho muzumvira ikondera rivugiye, abariho muzadutabarira, Imana yacu yiteguye kudushyigikira. Arangije arababwira ati kandi mwajyaga mukora akazi hanyuma mugataha mu misozi mukumva ibyo basa nibarati bababwira babaca intege. Aravuga ngo uhereye uyu munsi ari ryo jambo twasomye ngo maze mbwira abantu nti umuntu wese n'umugaragu we bajye barara hehe muri Yerusalemu. Ngo bajye barara he? Muvuge cyane se mwabaye. Ngo bajye barara he? Muri Yerusalemu. Hanyuma ku manywa bakora umurimo. W'icyo gihe nitwiyamburaga imyambaro yacu, yaba twe cyangwa abagaragu banjye cyangwa abasha badukurikiraga, ahubwo umuntu iyo yashakaga amazi yajyaga ku mugezi. Buri muntu wese iyo yagiraga inyota cyangwa akajya gushaka amazi yo kubaka, yajyaga ku mugezi yitwaje intwaro ye y'iki? Y'intamba. Pawulo yandikira Abefeso arababwira ngo yemwe mw'Abefeso mwe, makuru y'Abefeso sinirirwa nyavuga. Aravuga ngo umva, reka mbabwire ibisigaye. Yemwe Remera mwe, yemwe Banyaremera n'abandi banteze amatwi, yemwe Banyaremera mwe, yemwe Banyaremera, yewe Remera we, Remera, yewe Remera we, Remera mwe, yewe Remera we, Banyaremera, yewe Remera we. Ndacyumva ijwi rihamagara, yewe Remera we, yewe Remera, bakristo ba Remera n'abanyumva amatwi mwese. Aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu Mwami. Nimukomere. Reka mbabwire ngo nimukomere. Reka nongere mbabwire ngo mukomere. Nimwakire gukomera kandi. Nimwongere mwakire gukomera. Ndumva nababwira ngo mukomere. Hari igihe mwigeze mukomezwa, ariko Imana iri kuvugana none ngo mukomere kandi. Nimwongere mwakire inkomezi. Ndumva nabisubiramo cyane ngo nimwakire gukomera. Ko bitararangira. Nimwakire gukomera kandi nanone. Nimwongere mwakire gukomera. Nimwakire gukomera, bizatuma mutambuka. Nimwakire gukomera nanone kandi. Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo nimube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, ibyo mukora byose mubikorana urukundo. Mwakire gukomera. Yesaya yarahanuye aravuga ngo nimukomeze amaboko atendebutse, nimukomeze amavi asukuma, mubwire abafite imitima itinya ngo nimukomere, Imana yacu izaza kandi izazisanye guhora. Nimwakire gukomera nanone.
aravuga ngo ibisigaye nimukomerere mu mwami, niho honyine niho ukwiriye gukomerera, kuko iyo wasunze umuntu agakomera akavaho nawe uvaho, ariko nimwakire gukomera kandi mukomerere mu mwami Yesu, ngo no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo mwambare intwaro zose z'Imana, ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, abaturwana nabo intambara dufite ntabwo dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, oya, abaturwana nabo ntabwo baza muri CHK aho nkorera ngo bambwire ngo mfata amaraso, ntabwo ari abo ngabo, sigaho. Pawulo yaranditse, yandikira Abakorinto, aravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu, ariko ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kandi intwaro z'intambara yacu ntabwo ari kimwe n'iz'abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana zifite imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi, ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, ngo dufata mbiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu tukabigomororera Kristo. Nubwo tugenda dufite umubiri nk'uw'abantu, iyo ndi kwa muganga nambara itaburiya nkabo, tukajya mu nama nkabo, tugakora amadresingi nkabo, tugatanga imiti nkabo, ariko nubwo dufite umubiri nk'uw'abantu ntabwo turwana mu buryo bw'abantu. Amina. Kandi intwaro z'intambara yacu ntabwo ari kimwe n'iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Aramubwira ngo nuko rero utwara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi, ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Murongo wa 14 aravuga ngo muhagarare mushikamye. Mugize gute? Muhagarare mushikamye. Cyo nicyo cyambere. Ugiye kwambara intwaro hagarara ate? Nuguhagarara kandi ushikamye. Niba ari umweru uravuga ko ari umweru, wivuga ngo ni umukara, urahagarara kandi ugize gute? Ushikamye. Ijambo ryambere, mukenyeye ukuri. Banyaremera namwe munyumva, Imana ikeneye ukuri, Imana ikeneye ukuri. Mukenyeye ukuri, mukoresha ukuri mu byo mukora byose, mukoresha ukuri. Imana ikeneye ko abantu bavugisha ukuri. Ndashimira Yera izanye sentire z'ukuri hano Remera. Byahishwe 22:14 aravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, ngo banyure mu marembo bakomeze hirya muri rwa rurembo. Arangije aravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abicanyi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kugira gute? Kubesha yarangiza akagira ate? Imigani aravuga ngo hari ibintu 6 ndetse 7 Imana yanga. Icyambere n'amaso aravuga tumva ndababuze 30 se basi. Reka mbabwire, Imana ihagacira umukiranutsi kugeza ubwo iyo ahaboneka. Bura ntabwo hari kurimbuka, ariko ibyago byahabaye barabuze. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira iki? Ndashimira Yera ko yagambiriye kwambika abantu gukiranuka. Nimuhumurire ashaka kubashoboza, kuko ari Imana ishoboza abantu, we ntiwabibasha. Ngo mukwese inkweto nibwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza.
hano bivuze iki? Bivuze ko ibyo wumvise mu butumwa bwiza, icya mbere ubigira ubuzima ukabishyira mu bikorwa, icya kabiri ukabibwira abantu. Nibwo butumwa bwiza. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ibirenge by'uzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi, ngo akamamaza iby'amahoro, akavuga inkuru z'ibyiza, akabwira Siyoni ngo Imana yawe iri ku ngoma. Imana nihimbazwe kandi ngo ikigeretse kuri ibyo mutwara kwizera nk'ingabo. Amina. Ngo ikigeretse kuri ibyo mutwara kwizera nk'iki? Nk'ingabo. Murebe ingabo ko ibimeze, ngo mutware kwizera nk'ingabo, ngo niko muzashoboza kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yakumurira. Ndashimira Imana kwije kuzimya imyambi y'umubi yaduteye yakumurira. Imyambi yarabateye, imyambi y'umubi yarabateye, kandi iza yaka umuriro, kandi imaze kwaka umuriro irakomeretsa, umutima usigara uvirirana. Wahura n'umuntu afite isereri bikakuyobera, naho n'amaraso yamushizemo y'imyambi y'umubi bamuteye. Ndashimira Yera kwije gukiza ibikomere by'abantu bakomerekejwe n'imyambi. Kubera ko imyambi irababaza, imyambi iravuga ngo urapfuye, ni kwivuga, ariko kwizera kukakubwira ngo ubayeho. Amina. Imyambi iravuga ngo ntabwo uzabyara, ariko kwizera kukakubwira ngo uzabyara. Bwana asifiwe sana. Imyambi irakubwira ngo uzahomba, kwizera kukakubwira ngo humura nzakugeza mu rundi rwego. Imyambi irakubwira ngo ntabwo uziga, kwizera kukakubwira ngo uzakomeza na university. Imyambi iravuga ngo ntuzashingirwa, kwizera kukakubwira ngo mu kwa 12 uzakora ubukwe. Haleluya. Kwizera nishi? Kwizera nkuko mwanditsi w'Abaheburayo yabivuze, yaravuze ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Abahetsi muracyahari? Haleluya, haleluya. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Amina. Ngo icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko iyi si yaremwe n'ijambo ry'Imana, kandi yuko ibiboneka bitavuye mu bigaragara. Amina. Mutware kwizera nk'ingabo. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo cyiza kirusha icya Kayini kuba cyiza, ngo ni nako gutuma kivuga nanone nubwo yapfuye. Ndashimira Imana ije kutwongerera kwizera, kandi gaha kwizera abantu batagufite. Imana ishimwe. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, ngo kandi ntiyaboneka kuko yabonetse ko yanejeje Imana atarimurwa. Murango wa 6 aravuga ngo ari kutizera ntabwo bishoboka yuko ayinezeza, ngo kuko uwegera Imana wese akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka bose. Imana nihimbazwe kandi. Ngo kwizera niko kwatumye Nowa, ubwo yari amaze kuburirwa ibitarigeze bibaho, ajya mu ishyamba agakora inkuge, hanyuma agaciriramo we n'umuryango we, akaraganwa gukiranuka guheshwa no kwizera. Ndashimira Yera izanye Remera kuha ingabo yitwa kwizera, kandi irabikora mu baririmbyi, irabikora no mu bakristo. Imana nihabwa icyubahiro kandi. Kwizera ngo niko kwatumye Aburahamu
yumvira Imana akagenda atazi yajya, akemera kuba mu mahema we na Isaka na Yakobo, ngo kuko yatumbiraga umudugudu wubatswe n'Imana hanyuma ikawurema. Amina. Ngo kwizera niko kwatumye Sara abashishwa gusama inda nubwo yarageze muri menopause atakibyara. Ngo abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bigatuma bavuga yuko ari abashyitsi n'abimukira. Ngo bavuga gutyo babaga berekana yuko bashaka gakondo, ngo iyo bakumbura iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ngo niyo yo mu ijuru. Ngo nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni. Bwana sifuwe sana. Bibiliya iravuga ngo mbese mvuga kindi iki, igihe cyandenga, igihe nanjye cyarangiye. Intwaro yindi iravuze ngo mwambare ingofero ariyo gakiza, mwambare ingofero ariyo gakiza. Kandi nongere mbabwire ko iyo umuntu yambaye ingofero nturindira kumubaza ko yambaye, kandi nawe ubwe abazi ko yambaye. Ndashimira Imana izanya gakiza ku bantu kugira ngo abantu bakabone kandi nawe ukumve. Yego, urabyumvise? Ngo mutware inkota ariyo jambo ry'Imana. Inkota ariyo jambo ry'Imana. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo nukuri wadufite ibyahanuwe, ngo kandi bijya birushaho gukomera, ngo muzaba mukoze neza nimubyitaho. Ngo kuko bene iryo jambo. Amina. Haleluya. 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 Ijambo ariyo nkota. Imana irashaka ko dusoma ijambo, Imana irashaka ko tuba mu ijambo. Bindi naho bifite agaciro, ariko icyambere ni ijambo, ni ijambo, ni ijambo, ni ijambo, ni ijambo ry'Imana. Iya nyuma iravuga ngo musengeshe umwuka iteka. Muhaguruke mwese dusenge. Muhaguruke ntituyivuga. Ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Reka mbabwire, Imana irashaka ko mwambara intwaro, kuko igihe cyo kuzikoresha ngiki kiri imbere. Ukimara gusohoka, Imana iri kuvuga ko itazagutakaza, irashaka kukwambika intwaro, kubera yuko igihe cyo kuzikoresha kirageze, kandi igihe cyo kwambuka kirageze, kandi igihe cyo kubona ubugingo kirageze, igihe cyo kuyikorera nacyo kirageze. Imana irashaka kukwambika intwaro kugira ngo utazakomeza kuneshwa. Muhaguruke mwese dusenga Imana. Tugiye gusengera abantu barwanye hanyuma bakaneshwa. Hari ikintu gikomeye Imana iri kubavugaho, kandi cyiza nimuhumure. Imana yavuze ko itazabatakaza, irashaka kubambika intwaro. Waraneshejwe, wahuye n'ibintu bikomeye bituma uneshwa, ariko iravuze ngo iraje ikwambika intwaro, ikwambika intwaro, ikwambika intwaro kugira ngo utazongera kuneshwa. Uri muri iri teraniro ngo uzamure ikiganza. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha, nawe Imana iguha umugisha. Uzamure cyane. Imana iguha umugisha nawe, Imana iguha umugisha nawe. Ndimo ndabona abantu
Imana ishaka kwambika intwaro. Yego nawe Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha nawe. Imana yavuze kwirokora ubugingo bw'abantu yarangiza ikabakiza indwara. Niko Imana ikora. Kandi imbaraga zayo ziri hano ni muhumure. Imana iguha umugisha nawe ubyemeye. Muzamure cyane. Bantu ntibabimenya ko waneshejwe, ariko iyo uri mu cyumbi wawe uraneshwa. Kavuga utari ko kuki mbi nkora mbisubiramo. Ndakugira ngo gutangarize ko Imana iri kuvuga yuko ishaka kukwambika intwaro kugira ngo utazongera kuneshwa. Nawe Imana iguha umugisha. Mumpera Imana amashyi irahambara. Imana iguha umugisha nawe. Imana iguha umugisha. Abazambuye ndibongere bazambure cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha kandi ndibona Imana iri guhamagara abantu. Imana yongera iguha umugisha. Nawe wongeye kurambura Imana iguha umugisha. Turi mu bihe byo kwirinda kandi niko ko dufite akazi kenshi kwa muganga. Ariko abantu bazamuye nibaze bari guhana intera. Shaka mube muri babiri nababonye ariko mubahe umwanya neza baze hano. Hari ikintu gikomeye Imana iteguye kubakorera. Imana ibaha umugisha. Muse muri guhana intera. Abanyamasengesho baririmbye mwe kureba impamvu muririmba no kugira ngo abantu baze kuri Yesu. Abantu baraneshejwe. Ndashimiriye kwishe kwambika abantu kugira ngo batazongera kuneshwa kandi. Waraneshejwe wagiye mu busambanyi w'inzoga. Waraneshejwe nawe urabizi. Muze muri guhana intera. Muze muhana intera. Muze muhana intera ariko muze Imana yagambiriye gukora uyu munsi iragikora. Imana ibaha umugisha ko abantu bari kuza mu Imana amashyi. Abantu baje, abantu baguye nabo batambuke hano. Abashaka kwakira Yesu nabo batambuke hano. Mwongere mu Imana amashyi. Nuri yaraje. Mwongere mu Imana amashyi. Rayona ko ntari kubumva. Mu Imana amashyi. Abantu baguye batambuke. Abashaka kwakira Yesu mwongere mu Imana amashyi kandi bashaka kwakira Yesu. Imana ikabambika imbaraga. Nuyaraje muyongera amashyi. Unywa inzoga urasambana nuri yaraje muyimera amashyi. Mwongere mu Imana amashyi. Iri kurakora yavuze kwibaho ubugingo yarangiza ikabakiza indwara. Karibu bayobozi musengera abantu bafite agaciro gakomeye imbere y'Imana. Yari yavuze kwirokora abantu kandi benshi yabikoze kandi baracyaza mu Imana amashyi. Imana yavuze kwirokora abantu kwiri bubaho ubugingo buhoraho bagahunga. Nawe urasigaye ngwino wagera mu Imana amashyi. Ntuyaraje ngwino wakire Yesu. Niwe wenyine utanga amahoro. Numara kumwakira arakwambika intwaro. Nuyaraje mu Imana amashyi kandi mu Imana amashyi. Muyongera amashyi. Imana iri kurokora ubugingo bw'abantu. Ngwino wakire Yesu. Ngwino ubone ubugingo. Niwe wenyine utanga amahoro. Mu Imana amashyi. Imana irakoze. Nuri yaraje aje kwakira Yesu. Imana ihimbazwe. Yavuze kwiha abantu ubugingo yarangiza ikabakiza indwara. Mu Imana amashyi nanone. Imana amashyi. Imana ukwiriye guhimbazwa. Irabababarira ibambika n'intwaro. Ibandike mu gitabo cy'ubugingo. Niko ikora itandukanye. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Karibu umuyobozi. Imana ishimwe kukwikiza imbaraga z'ibyaha zose bituma yesambamo neza. Reka tugire icyo tubwira abantu bapfukamye basubiye inyuma bakagwa. Yesu ari hano ngo ababarire ariko abahe n'imbaraga batera intambwe. Abahagaze natwe sukumvira ijambo ry'Imana ubusa nugira ngo dufate ingamba tuzamurira Imana amaboko dusenge kubwo bapfukamye. Nindangiza gusenga Pastor Rukundo arasengera abahagaze mu izina rya Yesu. Asante Yesu. Mana y'imbabazi nyinshi. Himbazwa. Mana y'agakiza kacu. Himbazwa. Mana y'urukundo rutagira ingano. Himbazwa.
utanga ubugingo. Kuri aya manywa turi imbere yawe, twumvise ijwi ryawe rihamagara, twumvise uvugana natwe. Aba baguhagaze imbere, bagupfukamye imbere, n'abahunze, n'abagucumuyeho, n'abakoze ibyaha byangwa n'amaso yawe, uyu munsi baraje ngo bababarire. Za mbabazi zawe zunguka buri munsi. Izo Yeremiya yavuze ngo zijya zunguka umunsi ku wundi. Babarira. Uzibacunshumure. Babarira Yesu. Babarira. Para ya vendrere geri. Babarira. Amaraso yawe abeze. Wirengagiza ibyo bakoze, ibyo bagucumuyeho, ibyo bakoze, uyobabarire. Ubaka imitima yabo. Ubabarire. Babarire data. Ni wowe munyembabazi. Ubabarire Kristo. Babarira. Imbabazi zawe nyinshi. Babarira. Bumva imbabazi. Mana, turagushimiye kubagiriye neza. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mugifukamye Pastor Asenye. Turagushimiye Mana yacu. Kubera ko witeguye kudusukira. Haleluya. Imbaraga zo kunesha ndetse no gutsinda uburiganya bw'isi. Turagushimiye iri teraniro ryose turi imbere yawe, kugiye kutwambika intwari dutera kunesha uburiganya n'ibyaha n'ibihendo by'umwijima, kandi iteraniro ryose twiteguye Imana ibasha kuturwanira no kudutsindira. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu kuko udutsinda kandi kutuneshereza mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusabe duhanye intera, duhere ku bantu Katubwire icyo Imana ivuga. basubiye inyuma bakagwa, n'abakijwe aribwo bwa mbere. Duhanye intera bajyana na mwarimu Devota na Diakoni Robina, abantu bose tubahereho, abantu baguye n'abakizwe aribwo bwa mbere banyura aha. Duhanye intera mumanuke, duhanye intera mu bakurikire, muhanye intera mwihute, duhanye intera, ibikapo byanyu babirinde. Bakurikiye nde? Bakurikiye uwo Robina nazamura ikiganza bakomeze bamubone. Sawa, yego, mukomeze muhanye intera. Muhimana amashyi, barimo bagenda muhimana amashyi, bagende bahanye intera cyane, barimo bagenda muhimana amashyi, mwongere muyiha amashyi nanone. Mana muyiha amashyi, hamagaye abantu, muhimana amashyi nanone. Abahetsi muhimana amashyi. Masengesho mwazindutse musenga saa y'ubusa, mukomeze muhimana amashyi. Mana ihabwe icyubahiro. Amen. Tuwasengera abarwayi nubwo amasaha yagiye, nta muntu urwaye ngo urwaye, umuntu warwaye, urwaje, wahuye n'ingorane z'umubiri, tubibwire Yesu. Mwami Yesu, wavuze ko wakijije ubugingo kandi n'umubiri ntabwo uri buwusige. Urashoboye. Uyu mwanya dusengeye abarwayi mu izina rya Yesu. Abahagurutse nibabe bazima mu izina rya Yesu. Badayimoni babatwaza igitugu turabirukanye. Abana b'Imana babe bazima. Turategetse ngo babe bazima, bumva ari bazima, imigongo ikire, imitwe ikire, aya maraso abe mazima, imitima nikire. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kubakijije, Yesu. Tugukomeye amashyi yawe. Amen.